Mbahaye ikaze mwese mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi, amahoro y'Imana abane namwe. Mu mateka y'igihugu cyacu hari amazina atazibagirana mu mitwe ya benshi. Si ukubera ko hari bo bari bakomeye kurusha abandi, ahubwo ni ukubera ko bahisemo neza igihe byari bigoye. U Rwanda rwacu rufite amateka akomeye rwanyuzemo mu bihe bitari byoroshye, ariko ibi byose twabinyuzemo turiyubaka tubikesheje intwari z'igihugu zigoye byinshi. Uyu munsi ndagushishikariza kubana natwe kugira ngo usobanukirwe byinshi ku ntwari z'igihugu. Reka dufatanyirize hamwe turebe urugendo rwazo, dusubize amaso inyuma tunibaza tuti ase ni iki gituma umuntu aba intwari? Mu muco nyarwanda, intwari si umuntu ukomeye ku izina gusa. Intwari ni umuntu uharanira ineza rusange, agatinyuka guhagarara imbere y'ubutabera nubwo byaba bimushyira mu kaga, akemera kuhagarara. Reka dufatanyirize hamwe turebe hamwe amoko y'intwari z'u Rwanda. Aha turasangamo imanzi. Imanzi ni intwari z'indashyikirwa zagize uruhare rudasanzwe mu mateka y'igihugu, aho batanze ubuzima bwabo kugira ngo igihugu kibe cyiza. Kugeza ubu iki gice kirimo intwari ebyiri, arizo Gisa Fred Rwigema ndetse n'umusirikare utazwi. Abo nibo bemeye gutanga ubuzima bwabo kugira ngo barokore ubuzima bwa benshi. Tukajya n'ikindi gice cy'Imena. Ni abitanze batizigama mu bihe bikomeye, bakarangwa no kwitangira igihugu mu buzima bwabo kugira ngo igihugu kibe cyiza kurushaho. Yewe tutibagiwe n'ingenzi. Ingenzi ni intwari z'ubu zigira ubutwari mu buzima bwa buri munsi. Izi ntwari zose zituzuza ikintu kimwe. Ase nawe uhise wibaza icyo kintu icyo ari cyo? Reka tucyumvire hamwe. Ni ubutwari butangira mu mutima. Buretse gato, ubwo nuhise wibaza ngo ase ni gute ubutwari butangira mu mutima? Mbega wowe, ngaho reka tubisobanukirwe. Urugero rw'intwari z'ubuzima bwa buri munsi. Umwarimu. Usugiramo urujijo, uretse gato wumve neza aha. Umwarimu wigisha indangagaciro aho kwigisha amasomo gusa, uwo nawe ni intwari ya buri munsi, kandi siwe gusa. Ese buriya wari uzi ko n'umuganga utabara ubuzima mu bihe bikomeye nawe ariyo? Yego nibyo. Ndagushimiye wowe tukiri kumwe kugeza kuri uyu munota. Reka dufatanyirize hamwe turebe neza, twibukiranye hamwe ko hari igihe igihugu cyacu cyanyuze mu mwijima, hakabaho n'igihe ubuzima bw'abantu bwari mu kaga, urupfu rwari hafi aho. Ndakeka ibyo bintu byumvishe neza. Yego nibyo. Icyo gihe hari abahagurutse bavuga bati nubwo twapfa ukuri nitukureka. Bamwe baritanze ngo bakize abandi, bahitamo kurinda ubumuntu aho kurinda ubuzima bwabo. Ntibari intungane ariko bari intwari. Ni ukuri nawe ndagushishikariza, niyo isi yaba ikugoye, hitamo kuba ku ruhande rw'ukuri, kuko ubutwari si amateka gusa. Ubutwari ni ubumuntu. Ubutwari ni umwarimu wigisha abana akabakundisha igihugu. Ni umuganga urokora ubuzima atitaye ku munaniro. Ni umusore cyangwa inkumi wahisemo kudacika intege. Yego urabyumvise neza. Aba bose ni intwari. Wowe turi kumwe aha, ubutwari bwawe bushobora guhindura ubuzima bw'umuntu umwe, ukaba wubatse igihugu cyawe. Yego niko kuri. Rubyiruko rw'u Rwanda, igihe cyanyu ni iki. Intwari z'ejo zakoze inshingano zazo, ubu ni wowe uhamagariwe gukora izawe. Nibisaba intwari, bisaba umutima. Ntibisaba kuba
uzwi bisaba indangagaciro. Twibuke intwari zacu, ntituzibagirwa ibyazibayeho, gusa zatubereye urugero rwiza. Ni nacyo gituma dukomeza urugendo zatangije. Amateka y'ejo yaranditswe, ariko ay'ejo hazaza hazandikwa nawe. Ndagushimira wowe twabanye kugeza aka kanya. Imana ibane nawe. Nkaba nkushishikariza gukora subscribe, like and share na comments kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro by'ubutaha hano kuri Ben TV Live. Murakoze. Ciao ciao.